Hello, umeze ute? Umeze neza? Nizere ko aho uri umeze neza wowe ufunguye iyi video. Nimba utameze neza cyangwa hari ibyo ubona bitameze neza, senga kandi wizere Imana. Isaha y'Imana nigera biraza kumera neza. Kora icyo ugomba gukora ndetse n'icyo usabwa kuba wakora, ibindi ubiharira Imana. Jya ugusoza nitwa Kwitonda Pride. Nje muri uyu mwanya w'inkuru. Nimba kandi subscribe kandi like kuri iyi video, dukomeze tubana. Niba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kanda subscribe, kanda like, andika na komanteri ushaka, utubwire nk'ibyo twakosora muri iyi nkuru, utubwire ibyo twakongera kuri YouTube channel cyangwa se muri iyi nkuru ubwayo. Gira ikintu tubwira muri make. Ndetse niba nta n'umutima mubi, kora share wihereze inshuti zawe, ishyire kuri stati yawe ya WhatsApp n'ahandi abantu bashaka kubona iyi nkuru bakayinjiramo bakayireba ndetse nabo bakaryoherwa. Reka dutangire n'inkuru yacu. Dutangiriye kwa muganga. Hari umurwayi ararwaye aryamye ku gitanda ntasinziriye, ndetse urabona ko nyine asa nk'utuje mu kuntu kumwe umuntu umurwayi aryamye kwa muganga ari kubona ko ataryamye ibyo kuremba ndetse atanasinziriye. Uyu murwayi rero ari aho aratuje. Hashize akanya gatoya haza umuganga, aza amwenyura ati, Sandrine waramutse ute? Sandrine, uwo murwayi ati, naramutse neza muganga. Ubwo nyine bisobanuye ko uwo murwayi yitwa Sandrine. Ati se umeze ute? Umurwayi ati meze neza ndashima Imana. Ati se wowe umeze ute muganga? Muganga ati nanjye meze neza, nibwo nje mu kazi. Ati se abari bansimbuye bakwitayeho neza nta kibazo? Sandrine ati ni ukuri ntacyo mbashinja, bakoze ibyo bagomba gukora ndetse baranabirenza kuko ubu umeze neza cyane, ntacyo nashinja bo nta n'icyo nashinja Imana. Muganga ati Imana ishimwe, ni ukuri ndanezerewe. Barakomeza baganira gatoya. Sandrine ati ariko se umwana wanjye wameze ati wagiye kumureba cyangwa turajyanayo ubu ngubu? Muganga ati umwana narinyuzeyo, ariko ngwino tujyane unamurebe uko ameze, urahita ubyibonera. Sandrine ati se umwana wanjye ameze neza nta kibazo afite? Muganga ati humura ameze neza, tugende umurebe, humura nta kibazo afite, humura tugende umurebe. Baragenda basa nk'abaganira gakeya, binjira mu cyumba umwana arwariyemo. Bakinjiramo Sandrine akimukubita amaso araturika ararira. Akarira ariko anasekamo, ariko ubona ko anababaye. Sandrine ararira, muganga agerageza kumuhoza, aramufata ati se ihangane kandi humura, umwana wawe nta kibazo ari bugire, ari mu maboko meza kandi
nubwo twe nk'abana b'abantu twebwe abaganga twe dukora ibyo tugomba gukora, ariko hari Imana. Iyo Mana niyo iha umugisha imirimo twebwe dukora, ku buryo tuvura umuntu agakira. Twebwe ntabwo ariko dukiza umuntu, ahubwo ni Imana ikiza umuntu. Rero izere Imana iraza kumukiza, kandi ndabizi ko igihe kimwe uzahagarara ugashima Imana kubw'igitangaza bagukoreye, umwana wawe yakize. Sandrine ati ntabwo ndi kurizwa nuko umwana wanjye atazakira. Umwana wanjye namubyaye mukeneye, namurwaniye intambara nyinshi. Hari n'igihe namaze nzi ko nshobora kuba ntazigera mubona, nari nzi ko ashobora no kutazavuka, ariko kubera guhagarara hamwe no kwihangana no gukomera, dore umwana wanjye ngo yavutse. Ndishimye kuba umwana wanjye yaravutse, ariko nkababazwa nuko narwanye izo ntambara zose, ngakora ibishoboka byose kugira ngo umwana wanjye avuke, ariko n'ubundi akavuka akagorwa n'ubuzima, akagorwa n'ibihe. Sinzi nimba wenda ari amakosa yanjye cyangwa se ari ay'undi, ariko nzi neza ko umwana wanjye nta kosa yigeze akora ku buryo yagerwaho n'ingaruka zimeze uko nguko. Muganga ati humura humura, turabizi neza umwana wawe agiye gukira kandi bizagenda neza. Turi gukora uko dushoboye n'Imana, kandi ndabizi neza ko iri mu ruhande rwawe. Bakiri aho bakiganira, haba haje umuforomo ati hari umuntu hanze, hari abantu baje gusura Sandrine kandi bavuze ko bagushaka, rero sinzi niba wagenda ukabavugisha. Sandrine ati ni umugabo wanjye se? Umuforomo ati oya ntabwo ari we, ni abandi bantu. Sandrine ati genda ubabwire ko atari njyewe, bakurangire neza umuntu ushaka, umuntu bashaka ujye kumubarebera, kuko ndabizi ko atari njyewe umuntu nsura n'umugabo wanjye gusa. Sandrine ahita abyihora, akomeza yirebera umwana we. Umuforomo aramubwira ati nyamara bambwiye neza numva ni wowe, kuko bambwiye amazina yawe yombi, ndetse bambwira n'ibindi bikuranga nsanga ni wowe. Sandrine ati se bakubwiye ko ubu ari bande? Umuforomo abwira Sandrine ati ni ababyeyi bawe. Sandrine ati ntibishoboka, uri kubeshya, ababyeyi banjye ntabwo bahinguka hano, nta nubwo baza, ndetse niba nabizi ko ndi hano. Ibyo rero ntabwo bishoboka, genda ubabwire ko ntahari, ubabwire ko atari njyewe bari gushaka, bakurangire neza umuntu bakeneye. Bakivuga gutyo, muganga ati rero reka tube dusohotse aha ngaha, hari ibikorwa bigiye kuhakorerwa byo gukomeza kwita kuri uyu mwana, ubwo turongera kugaruka kumusura mu kanya. Bagisohoka hanze, Sandrine ahita abona ababyeyi be koko bahagaze nk'hariya imbere bamutegereje. Akibabona arikanga, abona papa we na mama we bose bazanye bafite ukuntu bishimye, bafite ukuntu banezerewe. Araza gakeya, baraza bamwisanzuraho, baramusuhuza bati Sandrine ko utuje umeze gutyo Sandra, suhuza ndi mama wawe,
dore n'uyu ni so dusuhuze, byaciyemo reka birangire dutangire ubundi buzima, twaje kugusura ese kuki utatubwiye ko waje kubyara bimeze bite? Nyine bamwakirana urugwiro, bamusuzanya urugwiro rwinshi, baramuhobera, atangira kurira. Ati humura biriya byararangiye, ni amakosa aba yarabaye yego, ariko ntabwo twabura kuza kwirebera umwuzukuru wacu. Sandra aricara baraganira bati rero biriya byararangiye, ati se umwana wacu ameze ati, umwuzukuru wacu ameze ati, ari hehe? Ati ari gukurikiranwa, hari uburwayi yavukanye, ntabwo ameze neza, abaganga baracyari kumwitaho. Ababyeyi be bati oya ntibishoboka, none se tujye kumureba? Sandra ati turabutegerejeho gatoya, turajya kumureba mu kanya. Bati dore ibyo twakuzanye ngibi, reba ahantu ubishyize tubanze tuganireho gatoya, nitumara kuganira tujye kureba umwana wawe. Muzehe araterura ati mwana wacu rero turabizi ko wenda waturakariye cyangwa se watekereje ukundi, ariko twabitekerejeho dusanga nta mpamvu n'imwe dufite yatuma umwana wacu atuvaho cyangwa se ngo natwe tumuveho. Dusanga dufite isano y'amaraso igomba kudomina ibindi byose uko byaba bimeze kose, kubura amaraso yacu. Icyo ni cyo kintu cya mbere kigomba gutuma tugiye kugushyigikira mu murongo waba urimo wose. Sandra ati none se papa, mu by'ukuri ntabwo ndi kumva ukuntu mwahindutse, ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu mwabihinduye, ukuntu mwabyumvaga mukabana n'uyu munsi mwiyemeje gushyigikira, ntabwo ndi kubyiyumvisha kuko nzi amagambo mwambwiye cya gihe, nzi ukuntu mwanyitwaragaho, ibintu mwankoreye namwe murabizi. Ubu ngubu namaze kwiyakira, namaze kumenyera ko nyine ngiye kuba ubuzima bwanjye, ibikomere byo nari maze kumenyera kubana nabyo. Igihe cyose maze hano kwa muganga, umuntu wangeragaho ni umugabo wanjye gusa, kandi nawe kubera akazi n'ubuzima butoroshye nawe angeraho gake cyane, ariko uko biri niwe wenyine nsigaranye ku isi. Numvaga basi hiyongereye mu mwana wanjye tugiye kuba abantu batatu kuri iyi si. Mwebwe numvaga mwaranyanze byararangiye, niyo mpamvu nari niyumvisha koko nkaba mugarutse, ntabwo ndabyiyumvisha ni ukuri. Umusaza ati humura mwana wanjye, nakubwiye ngo isano y'amaraso njye nawe niyo mpamvu turi aha ngaha, njye na mama wawe twaje kugira ngo turebe umwuzukuru wacu. Nyine ntabwo byari bukunde ko byara tukabimenya, unakoze ikosa kubiduhisha mu by'ukuri, wakabaye warabitubwiye, wenda niba warategerezaga ko tutazi ariko wari kubitumenyesha byonyine. Sandra ati mumbabarire kuba ntarabibamenyesheje, numvaga wenda bishobora kuba ari ukubabangamira. Bakivuga gutyo hahita haza undi mugabo muremure, boga rumeze neza, aza afite amverope cyangwa akanyita amverope mu ntoki na kuraje nyinshi. Yaraza, ababyeyi ba Sandra babonye uwo mugabo barikanga bombi bararebana, mbese bigaragara mu maso yabo ko batishimiye ko uwo mugabo ari aho ngaho, ndetse ubona ko batanishimiye guhuza nawe. Arabasuhuza, bamusuhuza nyine ubona batabishaka.
Naha dusoreje inkuru y'uyu munsi. Episode y'uyu munsi ntaho tuyisubikiye. Tugiye kujya turi ku yindi episode nyuma y'amasaha make. Nimba uri kuyireba atari bigisohoka, kanda kuri YouTube winjireho uri tubona izindi video nyinshi zikurikira, izindi episode zikurikira iyi ngiyi. Njyewe nitwa Witonda Pride. Kanda subscribe niba utari wayikanda. Andika komantere yawe, andika igitekerezo cyawe muri comment. Ushobora kuba ari ukudushimira, ushobora kuba ari ukutunenga, ushobora kuba ari ukutugira inama, ushobora kuba ari no kutubwira wenda ibyo twakosora, cyangwa se uko nyine icyo wumva watubwira cyandika muri comment. Kanda like kuri video cyangwa se ukanda dislike, nabyo birashoboka. Ni ukuri nimba ushaka kudushyigikira, umva umutima wari ukugira inama ngo shyigikira abantu bantu. Kora share, ugire abantu bake, sinkubwiye ngo sharinge ku bantu bose, ariko bidore abantu bakeya basi wohereza iyi video, niyo yafungurwamo n'umuntu umwe mu bayohereje, ni itafari rikomeye babushyize kuri YouTube channel Abitonda TV. Urakoze abari mu muryango w'Abitonda mwese, Imana ibahe umugisha. Nawe winjiye buri munsi urimo komeza kugubwa neza, Imana ikurinde, ikwiteho cyane kandi gukomereza amaboko mu byo ukora. Reka duhure muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane.